Inshuti bakunzi bacu aho muri hose hagiye hatandukanye, turabasuhuje. Uyu mwanya tugezemo akaba ari wa mwanya mukunda muri benshi, wa mwanya tubagezaho inkuru zihariye ndetse inkuru mutasanga ahandi. Disi ubu ngubu murumva ko ndimo ndavugana agahinda, kandi ku gahinda nka mwasangiye n'ibihumbi byinshi by'abanyarwanda, ndetse nawe ukaba uri buze kubabara numara kumva iyi nkuru. Ubu se disi wabimenye, ntabwo ikibarizwa kuri iyi si y'abazima. Ushobora kuba se wibaza uti sibyo ni ibiki ndimo ndavuga, gusa ariko reka nari kugukura umutima ubundi nkubwire neza uko ibintu bimeze. Ubu ngubu icyo nakubwira cyo ni ukuba icyo twafatira nka forever, cyangwa se icyo twafatira nk'indirimbo izahoraho y'ibihe byose, yaba ku izina ryayo kuri YouTube ndetse n'ahandi hantu hose wagera, ubu ngubu yamaze kuba nyibagirwa, ntabwo ikiri forever. Nibyo kubyumva biragoye ariko nizera ko wabyumvishe. Reka nkubwire ukuri nubwo kuri kuryana, ndabizi biri buze kukubabaza nk'uko abandi bose byababaje. Ubu indirimbo ya The Ben ni forever yari y'ibihe byose, ubu ikaba yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube, ndetse ubwo tukaba twayifata nk'aho itakiri kuri iyi si y'abazima, nako kuri iyi si ya internet, bitewe n'uko ubu ngubu ntabwo wayisacinga ngo uyibone, ndetse n'ahandi hantu hose wagera ntaho wayisanga. Ni forever akaba ari indirimbo imaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi, dore ko iyi ndirimbo yari imaze no guca agahigo ko kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu minsi ine yonyine. Mu by'ukuri yaba abanyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi bakundaga The Ben ntabwo bakiriye inkuru y'uko indirimbo ye yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube, bitewe n'uko The Ben yari amaze igihe kinini atabahereza indirimbo cyangwa se adasohora indirimbo, nuko ubundi no mu gihe ayisohoye, iyo asohoye irasibwa. Ibi ni ibintu byababaje abantu benshi, ndetse batangira no gukeka abantu babyihishe inyuma. Ku mwanya wa mbere mu bakekwa turasangamo icyamamare Bruce Melody cyangwa se itaye iwacu. Uyu nguyu akaba yaravuzweho kuba atarakunze n'ubundi indirimbo y'uwo musitari The Ben, dore ko yari yaragize ishyari ry'ukuntu yari yazamutse ikunzwe, ndetse akavuga ko yari imurenzeho. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda batekereza ibintu byaba byatumye iyi ndirimbo isibwa ku rubuga rwa YouTube, gusa ariko abenshi bakaba barimo baratekereza ibintu bitari ukuri. Njye nkabanje rero kubikubwira neza, nkubwira impamvu yaba yavuyeho, ndetse nkubwira impamvu zifatika The Ben yatwihereye. Ubu rero hakaba hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora kuba zatuma ikintu kiri kuri YouTube cyasibwa, cyangwa se indirimbo iri kuri YouTube na video iyo ari yo yose byasibwa. Impamvu ya mbere, kuba warakoreshejemo igihangano cy'undi nta burenganzira ubifitiye, ibyo abenshi bazi nka copyright. Iki ni ikintu kitajya kihanganirwa kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose. Mu gihe video yawe igaragaje copyright, ihita isibwa ako kanya. Impamvu ya kabiri, kuba igihangano cyawe cyangwa se video yawe itajyanye n'amategeko ya YouTube ndetse n'amategeko y'ikiremwa muntu, icyo gihe nabwo video yawe ihita isibwa. Impamvu ya gatatu, ni igihe umuntu wiuploadingiye video cyangwa se wayipostinze ari we yisibiye ku giti cye, nta muntu agishije inama ndetse nta n'ibindi bintu bigendeweho. Ushobora kuba wese wibaza uti se muri izo mpamvu zose tubabwiye, ni iyihe mpamvu yatumye indirimbo ya The Ben isibwa? Gusa ariko icyo twababwira cyo ni uko indirimbo ya The Ben impamvu yasibwe ari ukubera gukoreshamo igihangano cy'undi nta burenganzira bifitiye. Gusa ariko ntabwo bivuze ko indirimbo ya The Ben yasibwe burundu, ahubwo mu gihe yarikarama akawutanga impamvu zifatika zumvikana, indirimbo ye ishobora kugaruka. Ese wabyakira uti indirimbo ya The Ben iramutse igarutse? Nta kibazo, tubwire muri comment. Jye mwari muri kumwe nk'ibisanzwe, na Resisi niyo mazina yanjye. Ibihe byiza.